nyakubahwa padiri mukuru wa paruwase ya Rwaza, abasaserdoti biyeguriye Imana, nyakubahwa vice meya w'akarere kacu ka Musanze ushinzwe imibereho myiza y'abaturage, bayobozi mu nzego zitandukanye muri hano, inzego z'umutekano, bashyitsi bahire, babyeyi, barezi, bana bacu dukunda, nongeye kubaramutsa mwese mbifuriza umunsi mwiza w'umubyeyi Bikira Mariya, umwamikazi w'ijuru n'isi. Umunsi mukuru nk'uyu nguyu w'ishuri ni umwanya mwiza wo gusubiza amaso inyuma tukareba uko ishuri rihagaze. Ni umwanya mwiza wo kureba imbere, ni umwanya mwiza wo gufata imigambi, umwanya mwiza wo kurebera hamwe igikwiye, gufata icyerekezo kizima no gushaka imbaraga kugira ngo dushobore kugera aho twifuza. Iyo dushuje amaso inyuma rero, iri shuri ryacu ni ishuri ribaye ubukombe nk'uko byavuzwe, ishuri ryatanze umuganda waryo mu kurera neza, mu kurera igihugu, mu kurera kiliziya. Muri iyi myaka iri shuri rimaze, iri shuri ryafashije abantu benshi kugera mu kwiyubaka, bakagira ubumenyi n'ubushobozi, byatumye baba ingirakamaro, bagirira akamaro imiryango yabo, bagirira akamaro igihugu, bagirira akamaro kiliziya. Muri uyu mwanya rero ni ngombwa ko dushimira Imana kubera iri shuri no gushimira abantu bose bagize uruhare kugira ngo iri shuri rishobore kuvuka kandi rishobore kujya mbere, rishobore no gutanga umuganda waryo mu kubaka igihugu. Ni umwanya wagira ngo dushimire Imana, dushimire n'abo yifashishije kugira ngo iri shuri ribeho kandi rikomere. Iri shuri rero muri iyi myaka 15 ishize ryateye intambwe, ikaba rigeze ku ntera nziza, intera ishimishije, intera ihesha kiliziya muri rusange na diyoseze ya Ruhengeri ku by'umwihariko ishema. Nk'uko mubibona, ni ishuri rikunzwe kandi ni ishuri rigaragaza ibikorwa bifatika, ku buryo iri shuri rifite uruhare rukomeye mu cyerekezo Kiliziya Gatolika yafashe cyo kurera umwana ushoboye kandi ushobotse. Iri shuri rero rikomeje kugira uruhare muri icyo cyerekezo cya Kiliziya, intego ya Kiliziya yo gutanga umuganda mu kubaka igihugu, mu kubaka sosiyete.
umwihariko tubona muri iri shuri ko rihagaze ni uburyo abana bahabwa ubwenge n'ubumenyi ariko bagahabwa n'uburere gufata impande zose nta kibagiranye. Twishimira ko abana baza batugana bahabwa ubumenyi n'ubushobozi ariko hakaboneka n'uburyo bwo gukuza impano zitandukanye ku buryo iri shuri ryacu Marie-Reine Rwaza rizwi nko kuresa imihigo ku mpande zose, imitsindire myiza ndetse no mu ruhando rw'andi mashuri mu bijyanye na siporo n'umuco. Iri shuri rikaba riduhesha ishema. Ndagira ngo dushimire abantu bose babigiramo uruhare bafasha abana bacu kugera kuri iyo ntera ishimishije. Dushimire n'abana bacu bitanga bakaba bagaragaza imbaraga n'ubushake mu bijyanye no gutsinda neza no bijyanye n'umuco, bijyanye na siporo no kwidagadura. Diyoseze Ruhengeri rero irabashimira bana bacu. Diyoseze Ruhengeri irashimira abarezi n'abayobozi mugira uruhare kugira ngo iri shuri rihore ku isonga. Iyo umuntu arebye rero iri shuri muri iyi myaka ishize yose, buri gihe usanga hari udushya, hari intambwe tuba twifuza gutera tujya mbere. Mwumvise biranagaragara imishinga myiza iriho yo kugira ngo iri shuri rikomeze kwaguka, dushobore kwakira abanyeshuri bifuza kwiga muri iri shuri, dushobore guha igisubizo ababyeyi bifuza kurera muri iri shuri. Hari na za gahunda nyinshi zo gukomeza kujya mbere, kubakirwa ibyagezweho kugeza ubu. Muri uyu mwanya rero ndagira ngo mu izina rya Diyoseze Ruhengeri mbabwire ko Diyoseze Ruhengeri ibashyigikiye muri izi gahunda nziza mufite zo kwiyubaka no kujya mbere, kandi tukaba twizeye n'ubufatanye bw'inzego zitandukanye uhereye ku buyobozi bw'akarere kacu ka Musanze. Hari n'ubufasha dukeneye ku babyeyi dufatanyije kurera, ubufasha dukeneye ku bize hano, abarerewe hano. Nk'uko mwabyumvise, ni itsinda rikomeye ry'abantu bafite imbaraga n'ubushake. Turizera rero ko dufatanyije twese iyi Marie-Reine izakomeza kujya mbere, igakomeza kuba irerero ryiza ry'abana bacu, ahatangirwa uburere buhamye, maze koko tukarera umwana ushoboye kandi ushobotse. Abana bacu bakarerwa neza, bagakura neza, bakiyongeramo imbaraga n'ubushobozi bwo kugira ngo bashobore kubaka isosiyete aho bari hose, bazana umuganda wabo bubakiye ku byiza bakesha uburere bwa hano muri groupe scolaire Marie-Reine Rwaza. Musoza rero ndagira ngo bashimire mwese, mpereye kuri iri shuri, umurimo ukorerwa hano, ahagaragara ubwitange bwa buri wese n'ubufatanye, kandi bashimire uburyo mwateguye neza uyu munsi n'uburyo wagenze, bigaragaza imbaraga mwifitemo. Nshimire abayobozi b'akarere ka Musanze uburyo batuba hafi mu nzego z'ubuyobozi bwose, abayobozi bwite bwa leta n'inzego z'umutekano. Nshimire
abantu bose, ababyeyi cyane cyane baha abana babo ibyangombwa bakeneye kugira ngo bajye mbere. Ushimire n'abashyitsi baje, abakunda uru rugo babigaragaje bitabira ubutumire bwacu. Ndashimira rero n'abana bacu batweretse byinshi byerekana impano bifitemo, kandi bashimira n'ubutumwa bwatanzwe mu mikino itandukanye bigaragaza imbaraga bifitemo, bitanga icyizere cy'ejo hazaza heza. Mwese rero nkaba bashimira umunsi uko wagenze. Ngarutse rero ku bana bacu n'abarezi, ndagira ngo mbifurize kuzasoza neza uyu mwaka w'amashuri 2025-2026. Turifuza umusaruro mwiza ku mpande zose, buryo umwaka wa 2025-2026 uzarangwa n'imbuto nyinshi kandi nziza, umusaruro mwinshi kandi mwiza uvuye mu bwitange no mu bikorwa byiza bikorerwa hano muri iri shuri ryacu rya Groupe Scolaire Marie Reine Rwaza. Mwese rero Imana ibahe umugisha.